inzozi zabo nukujya ku cyangwe. Ni ngombwa kugira inzozi zagutse. Airtel, a reason to imagine. Airtel, a reason to imagine. Jack Shalom. Ndasambana mbibabwire mwicare mubisa wago sambana n'icyaha reka icyo cyaha nzakizire asoni njye ntago wabuza gusambana ndahanga ndidekaraye ntago zabireka. Jack Shalom. Jewe ndabanza kugaya ubutumwa ntanga, ndabanza kugaya abamuha platform, abamutunga mikro. Ibira nibyo yumva yageza ku banyarwanda. Nahoze ndeba n'abantu bamukoresheje interview, nawe rega ngo asiga ahamagara press conference. Ibyo uvugira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uriwe, level y'indero ufite, ukwiyubaha wowe muri wowe ufite, ikinyabupfura ufite ku banyarwanda, nicyo bigaragaza. Hanyuma mwebwe mwitwa ko mwasomye. Iriya niyo content mubona mugomba kugeza ku banyarwanda. Uriya niwe content ari amafuti nimwe mu muha rugari, ariko turaza kubihagurukira for sure. Turaza kubihagurukira. Niba ziriya content z'umwanda kuri arizo ugomba ku uploadinga warangiza ugahereza abantu bakureba abanyarwanda, nabyo turaza kubihagurukira. Uwo uri we wese, the moment ufite kamera, ufite imbuga nkoranyambaga, hari social responsibility ufite, hari responsibility ufite ku baturage yuko utagomba gukwirakwiza uriya mwanda wose. Ibyo avuga nka biriya abantu bakanabiseka kumva yagiye kuri space. Imbuga nkoranyambaga ni nziza, tugomba kuzikoresha neza, tukazibyaza umusaruro neza, ariko mu buryo bwiza. Nduguyanga mwubaha abanyarwanda, njya mbona bose ikintu mutangira mutajya mwibagirwa ni subscribe. Bantu banjye dukunda mu Canada ngo n'intara ya kangahe, ibyo nibyo bantu mubagenera ngo bantu banjye. Iyo rero utibagiye kubabwira ngo please subscribe, bahe content nzima, ntabwo bakeneye uriya mwanda. Hari mwaribeshye cyane, hari abantu bibeshye ko ngo amatiku ari yacuruza. No, ntabwo ari yacuruza. Buriya gucuruza amatiku ni nk'umuriro w'ibipapuro, uraka nyuma y'amasegonda ukazima. Hari abo twabonye bavuye mu nzira. So niba rero ushaka kuguma muri business, tanga content nzima ikubahishe. Ejo bundi nabonye hari abantu biteramo brage, wa mugani utashye wirirwa uvuga biriya, wagize na content, abana bawe ukababaza bakakubaza uvuga ko wiriwe mu biki. Ariko ziko mu bantu uha uriya mwanda n'abana bawe barimo, byanze bikunze. Ariko nanone hari igihe ureba ukavuga ati ibisabirasabirana tu. Ngira ngo byumvikanye. Urakoze cyane. Gusambanya habamo imikoshi myinshi, gusambana cyane barabitwigishije. Murabizi ko gusambana cyane bitera imibare, gusambana cyane bituma utagera kure, gusambana cyane ndabibabujije. Ni ngombwa gusambane munsi kundi, nago wasambana rimwe si yo nindi uri kunyabiza. Faiz uri kumva gusambana cyane manje twigishije pastor wacu yatwigishije umwuka w'ubusambanyi. Nuko simureba bino bintu muvuga ngo mugiye gusambana, iyo usambanye n'umuntu ngo mamuhuje umubiri, sibyo mamubaye umwe. Muri Bibiliya biranditse mugende byazanye byose abigusiga. Buretse nukuvuga ngo abantu bose baryamanye nabo wibuka ko bahuje imibiri bakaba umwe. Nawe rakuzanira za veno man, niba yararyamanye n'umusazi, ubwo ibyo bintu byiwe byose abikuzanamo, sibyo? Gusambana nibi waba bagira abadayimoni baterwa n'ibirozi ngo yezi bayijana ngo umuntu aba umusazi. Inyizo
ngo kabanda uri kumva kabanda tubwara umuntu ugigeze ijana ego wa mana we ariko tubwiza kabanda ijana wa nawe ntukajya umbeye bajya bivuga ngo ariko reka mubwiza ukuri ugasanga umuntu byaramucanganyikishije reka icyo cyaha nzakizire asoni njye ntabwo wabuza gusambana ndahanga ndidekaraye ntabwo nzabireka tinya ibintu ushaka bimvura stress bituma zana ibinyashi bingana gutya bituma uruhu rwanjye rumera neza bituma mbona amafaranga turasenga yego ariko ntabwo byakuruhura na biriya bintu yewe we tinya Imana ibintu yaremye bikagenda bikabyara hungu na kobwa cyajya ubikora gake niyo nabikora rimwe ariko nkabikora ndikubwira ati uko nasambana gake siko ngisambana ubu yego hari ukuntu Imana igenda gutabara gake gake ariko reka nkubwize ukuri ndabikunda pe biraryoha biragatsindwa